sha umuntu yasaze pe, umuntu yasaze, ngiye turahuye kubera ko ntari muzi, mbona yambaye ubusa rwose hejuru. Byarangiye Solange, ntabwo ari umusazi usanzwe. mama chance yasaze byagutangaza. mama chance yasaze yarabinyibwira. Yari umusazi n'ubundi. Ngiye nyiyerekeye icyumba ngo ntanageramo ngo aryamaniramo nande na Yesu. Ageze mu rugo kwa mama Chance Nyine kibamo Yesu bakorana imibonano. Ubundi buri hari abantu babiri bababajwe Mugwiza kuryo bagomba kuzitega ingaruka izava hagati yabo na Mugwiza. Umuntu wa mbere buri umuryango wa mbere wababaje Mugwiza ni Same Jesus. Yes, reka mbahereza ikaze bakunze bacu mbaswe mbifurize kugubwa neza muri mwese. Imana n'imande zitandukanye z'igihugu tugarukanye na Revera Pasteur Juste meze neza. Ndashima Imana. Urashima Imana iminsi myinshi. Yego. Warabuze cyane. Ntabwo nabuze ni iminsi. N'iminsi. Mu minsi yashize twakoranye ikiganiro ngewe nzamita nirukanka ubundi abantu basanzwe bakuzi na introduction nyinshi ziba zikenewe. Mu minsi yashize twakoranye ikiganiro ubwo umwana w'umukobwa bita Jackie yararwaye tukana ikiganiro abantu benshi batakiriye neza, ariko uyu munsi bire kuvuga ko ngo witwa Mugwiza biri kuvuga ngo witwa mama Chance ngo nawe ngo yaje kuba yahura n'ikibazo ngo cy'uburwayi bwo mu mutwe. Iyo nkuru wayumvishe? Iyo nkuru nayumvishe, nabonye abantu b'abacuti banje bapostinga, ariko nabo ubona ko bari kubaza amakuru. Nabo wabonaga ko bari kubaza amakuru ariko batarayashyikira neza cyane. Yego. Rero byavuzwe kandi buri wese agenda tubaza, agenda agira gute, ariko nta urabumenya inkuru yimbitse yuko mama Chance yaba yagize ute, yaba yasaze cyase yagize iki. Gusa arabura ni mu buryo butavugitse neza, ubwo yaba yagize ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe. Yego. Aho nubundi biri kugenda bivugwa ko mama Chance yaba yanambaye n'ubusa. Ngo yaba yambaye ubusa. Yego. Hano hari stati ihari iyo umuntu wa postinze nazi ni stati iriwe izengurukana hose ati ngo wa mugore wita indaya Yesu. Bire kuvuga ko ngo yagize uburwayi bwo mu mutwe, bimwe bavuga ngo umuntu yasaze. Ubu ngo ari mu muhanda yambaye ubusa. Njewe ariko aho ndi bubifate nk'ikinyoma. Kubera ko impamvu ndi bubifate nk'ikinyoma, ntago umuntu yasarira mu muhanda ngo yirukanke ku gasozi. Tubure na video. Uwatanze ayo makuru yafata video ya cyasi foto. Nyine hari ibintu bya biri gucaracara bwo ku mbuga nkoranyambaga, cyane ko ubwo waba watanze ayo makuru yabazima mama Chance neza 100%. Urumva? Rero ngiye ndabona mama Chance mu nyurabwenge yanjye atigeze asara. Kuko umuntu se wasaze, ngiye nkibona ibyo bintu ntamagaye mama Chance, numva telefone niyo ndagumya ndahamagara numva ntiriwe. Nabugingo n'ubu ntirajya. Ntayo nigeze ubwo mperuka kumuhamagara. Ubwo kumuhamagara ntabwo heruka kumufatisha. None ubwo urumva atari ibimenyetso bigaragaza se ko aba yahuye n'icyo kibazo. Oya mama Chance n'undi ko ashyiraho telefone abishaka. Yitabiye yabishatse. Yitabiye yabishatse. Icyambere nka nimero nahamagazaga, aramutse yagiye ku murongo bakamuga uti iyi nimero yari yakubuze ntiyayihamagara ko ntayagira. Yego. Ariko mama Chance se yaba yasarishijwe n'iki subwo? Na Rukundo. Urukundo gute? Nese mu kibaya cya Rukundo byabereyemo ntabwo bandi mujye mureka swingiza abantu. Nese mu kibaya cya Rukundo no mu Rwanda hari kibaya cyitwa gutyo tugira. Mama Chance nyine ni sirenge ziwe. Nkuko nubundi umuntu wese agira akantu azana ku mihanda. Buri muntu wese agira akantu abazanye ku mihanda. Mama Chance ntangana na Rukundo. Abana mama Chance afite n'imyaka burya afite n'ubwangana kuriye. Nta nubwo yaciringa mu Rukundo na Rukundo n'ubundi. Ejo bundi ubwo Mugwiza yatakwaga ku mbuga nkoranyambaga n'abantu batandukanye, yababajwe cyane ngo n'abantu bagiye n'abantu bamusenye business yari afite. Uyu munsi ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa 2026 we yamaje gutangaza ko ngo afite umuhuro. Ntago uzaba. Ntago uwo muhuro uzigera uba. Kubera nese hari abantu bakeneye kujya gutitira no guhumirayo. Nimba bakeneye kumera nka Jackie bazagenda. Oya uzi impamvu nkubajije iki kibazo se? Nangiye kukubaza buriya nari nangiza kukubaza bibure kuba Mugwiza. Ese nawe uzajyayo? Nzajyayo ariko kwa heri kabe museze. Umfashe musezere sirimu Jesus. Musezere. Uzajyayo utabeshye? Uzajyayo kabisa. Nese ntabwo tutajyayo. Ahubwo we ntabwo uzajyayo? Kwande? Kwa Mugwiza. Nese nge ndi umugwiza. Uramuranye.
njyewe ntabwo ndi umurangi sindi umucwezi Yego. niyo metirize Mugwiza afite yo kumenya iby'abarangi n'abacwezi Yego. noneho rero Mugwiza wari uvuze ngo iyo tariki bazahura washaka kubihuza n'ikirere nashaka kubihuza nuko kuba yatangaje itariki azahuraho n'abantu biwe umunsi yatangarije itariki ko azahuraho n'abantu biwe akaba ari wo biri kuvuga ko Mama Chance yasaze. urumva ni abantu bagiranye bifu kandi Mugwiza yiyemereye ko ari umurozi kandi ni n'umuntu wababajwe n'ibikorwa bya Mama Chance. Yego. ubundi buriya hari abantu babiri bababaje Mugwiza ku buryo bagomba kuzitega ingaruka izava hagati yabo na Mugwiza. Yego. umuntu wa mbere buri umuryango wa mbere wababaje Mugwiza ni Buryohe. burya ibindi bintu byose twisazagamo burangiye Mugwiza ntiyangiraho n'ikibazo. reka kubera iki Mugwiza nta kibazo yangiraho kuko njyewe simpuye nawe nta naho duhuriye nta n'icyo duhuriyeho urumva Mugwiza nta nyanga ntaho turahurira nawe ariko uriya ba Buryohe na ba Mama Chance abangaba baba barahuriye ku mari nka Jack. bahuriye ku mari bahuriye ku mari buri wese ashaka kuyigumanira birangira Mugwiza yarababaje yakoze ikiganiro arababara ngo ahubwo se ngo abo bantu banatumujyayo urumva weho we yashakaga kujyayo kugira ngo akaraga idawa ryiwe ahita arikubita Jack akiri. Jack rero yaje koroherwa yarorohewe ntiyakize mwana yaje koroherwa adakubiswe icyuhagiro cya Mugwiza akubiswe ibindi byuhagiro yaba harimo n'iby'amasengesho n'ibindi by'uruvange. noneho uyu witwa Mugwiza yababajwe n'ukuntu atigeze akandagira kwa Jack kandi yarashakaga ngo ubuse bana kwemera ngo mushyire n'umuti urumva yari afite ibibazo byinshi cyane Mugwiza. rero impamvu ntagomba kubihuza habe na rimwe impamvu ntabiguhuza icyambere uyu Mugwiza nuko we apanga gahunda ze yaba iz'abagwiza mwihangane hariya mba mvuze ngo ntibizabaho nyine biba bitazabaho yego ntabwo bizabaho ariko ubundi umuntu ahuza abana ati nimba leta yaraciye isengero Mugwiza azaba yakoze ubukwe se azaba yakoze umuhuro bazaba bafashe irembo bazaba bagize gute bazaba bagiye guhura mu biki ngo muri meditasiyo gusa ngo baganiza bari muri meditasiyo ngo bari kota imyotsi niko yavuze. Yego. bo ikintu nabwira Mugwiza sasa rero ewana mbere yuko ugira icyo umubwira ndagira ngo wenda bakwegereze ubanze ukine kuri aya majwi ugira icyo yavugaho ni amajwi yiriwe atembera imihanda n'imihanda kandi kuri play gusa mere kuri aya ari mu mutuku ayo ngaho uri umuntu yasaze pe umuntu yasaze nge turahuye kubera ko ntari muzi mbona komeza wongera ukandeho numva amagambo ambwira anyicara iruhande ndamuhumuriza ariko mu kanya gato araguruka araducika n'ubutima yambaye ubusa rwose hejuru ipantaro yambaye nayo yayihinduye ibintu utamenya ni ikibazo gikomeye rwose yasaze pe rekera aho ndumva araye uwo ni mudugudu muri kuvugana uragiye ugira icyo uvuga rero kuri aya majwi wumvise reka ntabwo yari Mama Chance ariko iyo si Mama Chance ariko ni abaturage bari gutabaza ubwiwe n'iki se yuko ari amajwi ko atari video ariko bareba kumutabariza bavuga ngo iki se umuntu yasaze rwose ibyirukana ibyinshi muvandi abantu nese ngo ni Mama Chance nako ni abantu bareba kwahe nyine abo bantu ariko bafashe ayo ma video ibyo se ngiye kubikubwira ubwo byananira n'abantu bari gushaka kumurangira n'abantu barimo bashaka guharabika Mama Chance ngenzemera ko Mama Chance yasaze yarabinyibwiriye yego unoze ubwo ibyo nabishingiraho gute nijwi ry'undi muntu nta nubwo bari kuvuga uti nguwo ni Mama Chance nguwo hanyuze tujya kwita duhuza iki rero Mama Chance uyu nguyu biri kuvuga ngo yasaze abantu bari kuvuga Mama Chance bitangajwe ku itariki reka nanjye nkubaza yego Mama Chance yasaze byagutangaza kubera iki njyewe nari nsanzwe nzi ko afite ibisazi bitagatifuje rero ibyo bisazi byabaye ibipagani ntabwo byantangaza byaba byapaganye yari afite ibisazi yari umusazi n'ubundi utagatifuje yego
rero ibyo bisazi biramutse byabaye ibipagani byamugaragaza agati tujya kwita tubihuza n'iyi nkuru rero ngewe mba mfite ukuntu tuhita tubyinjiramo ubushize ubwo Mama Chance yatakwaga cyane n'abarimo Mugwiza abarimo Buryohe ndetse n'abandi kandi uyu nguyu Mama Chance ubwo n'inda ya Yesu ni umuntu wari wafashije Jackie biza kumuviramo ibibazo ariko umugabo bita Jihad aza kuri kamera ati mureke kuvugira nabi inda ya Yesu umuntu uzavuga nabi inda ya Yesu nanjye nawe tuzaserera kuko muri kumurenganya sibyo none uyu munsi tariki 16 habura umunsi umwe ngo Jihad asomerwe inda ya Yesu biri kuhasotsa amakuru ngo yahuye na kira kibazo sibyo none ariko mu gihe uwo bita Jihad ejo ariko azasomerwa kwifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo ashobora kurekurwa cyangwa akagumamo ibintu biraza guhura bite rero reka nkubwire kandi Jihad ni umuntu avugiraga nabi Mama Chance none Mama Chance ahuye n'ikibazo Jihad cyangwa amuvugiraga neza nako amuvugiraga neza none se ibyo nta kibazo kibirimo mande none se wabihuza gute ejo Jihad se si ugutaha ejo azarataye iyo umuntu bamurekuye se ntahita ataha si byo se iyo bamaze gusoma urubanza ntahita ataha rero Jihad nawe ejo azataha nataha azasanga hari inkuru ko Mama Chance yahuye n'ikibazo cy'ubusazi n'aba yakitwibwiriye narangiza abone space aheraho avuze ko yibagiwe abantu dukino twabo abone icyo akora iyo azahita abona icyo ahera havuga ubwo abamuponyonyo abashumuponyonyo bazarara ku gaspesi ko ka Mama Chance cyane mujye mwihorera ibintu hano hanze gusa ntabandi kuvuga ibi Mama Chance yahuye n'ikibazo ntabameze nk'umuntu uri kumukina hehe ku mubyimba ni ukuri yahuye n'icyo kibazo yaba ari agahomamunwa buriya hari ibintu byinshi natangaza yahuye n'icyo kibazo njye nahita mbashyira abarozi babiri bamuroze hano hanze ahangaha nahita nzana ibintu byinshi cyane nz'abantu mutazi rero biransaba ko ariko hari umuvandimwe wiriwe imodoka itashyinywa ibihumbi 40 ahigaho Mama Chance aba yabuze n'umuryango yakubise za Kicukira kubita za Nyamirambo haramanuka ewana ngo n'umupine w'inyuma w'imodoka waturitse ari gushaka iki aho Mama Chance aho ngo arebe ubwo busazi bwe mwese kandi bavuga ko ari Muhanga birangira habuze neza arataha yahiye pe yego juste nashaka n'ubundi kukubaza kuri bino bibazo urumva nuko numvishe aya majwi yiriwe hanze numvishe inkuru yiriwe hanze numvishe ko mu bantu ndi buze kubaza kuri iyi nkuru hari buze kuzamo wowe hakazamo Rukundo nawe yagize icyo abivugaho hanyuma rero tugiye kwibaza none tugendeye ku buhanuzi Mama Chance yagiye ahanura we yari yarihanuye ko muri kwezi kwa 11 aribwo azaba yarabyaye ariko mu kwezi kwa 12 ahise ahura n'ikibazo ntago yaba arinda yamugarutsa cyangwa ngewe rero Mama Chance ntacyo mpfa nawe ariko nzarinda mpfa ntemeye ko ari umuhanuzi kubera iki cyukoze nzemera ko ari umukirisitu wenda yaba n'umunyamasengesho ariko ku cy'ubuhanuzi bwo nzarinda mpfa ntemeye ko ari umuhanuzi buriya hari umuhanuzi hari ingero ashobora gukoresha yego ariko zitarimo gutuma abantu bibaza ku Mana akorera nk'urugero nimba uje ukavuga ngo ndi umuzimu niyo yaba ari mwuka wabiguhaye mbere yo kubisora wakagombye kubikorera icyo bita ubugorangingo kugira ngo umuntu naza kubyumva aze kubyumva ariko nk'inkuru yo kwitwa umuzimu byarangiriye aho ngo tuzi ko ari umuzimu nta busobanuro yatanze ahubwo yakomeje ashyiramo uducabiranye ukuntu acabiranya abantu ibyo biza kurangira ahita ashyiramo ukuntu atwite ari n'indaya ya Yesu urumva kuvuga ubwabyo ngo ni indaya ya Yesu niyo hari uburyo cy'Imana yabikubwiye uti wenda izagutuma mu nda cyangwa se wari n'indaya wenda Yesu aguha agakiza wakagombye kubisobanura mu buryo buri nyabwo ku buryo umuntu wese ugukurikiye ari bubashe gusobanukirwa impamvu y'isi ki indaya ya Yesu ahubwo Mama Chance yahise abiba abadayimoni mu bandi bazimu bandi hari abazimu b'abagore nagiye mbona n'abagabo
umugore umwe barahubutse aravuga ngo noneho wazagaragaza n'inda avuga ko inda twita ari iki ari iya Yesu undi noneho yaje avuga ngo ni mushiki wa Yesu urumva umwuka mama chance yabibye mu bantu kuko akoze ikintu abantu bakabona kibaye trendi abantu bakabona nawe wenda banamenyekana abandi nabo batangira kwataka muri ubwo buryo rero niyo waba uri umuhanuzi umeze gute ntago Imana yaguha urugero rushyira abantu mu rujijo abaragarutse ngo ajya akora imibonano na Yesu ngaryamana na Yesu urumva njye nyiyerekeye icyumba ngo ntanageramo ngo aryamaniramo nande na Yesu ageze mu rugo kwa mama chance wakumvisha ibyo nkubwiye akwereka icyumba ngo utemerewe kugeramo ngo n'abana be ntibajya bakigeramo ngo Yesu ngo amuha fegisiyo hari icyumba wagezemo se byibuza wemerewe kugeramo nge yambwiye icyo ntemerewe kugeramo ariko hari icyo yakweretse wemerewe kugeramo nta n'icyo nabonye nagiyemo nangize ngo icyo gihe nangize ngo mwari muri iwabo akwereka icyo ujyamo n'icyo utajyamo hoya rero mama chance we azambwira uti ndi umunyamasengesho bigeza mikoreje twumve urumva azambwira ko ari umunyamasengesho nzabyemera wenda kuko hari abasengera buri muntu wese baca umugani mu kinyarwanda ngo nta murozi wabuze umukarabye ngaruka kuri icyo cyumba ngo utemere kugeramo icyo cyumba utemere kujyamo ngo niwe wenyine ukigeramo iwabo we na Yesu nyine bagiye gukora imibonano guhana fegisi ngo icyo cyumba kibamo iki rero icyo cyumba kibamo iki nyine kibamo Yesu bakorana imibonano oya ntago ari Yesu none se urajya guhakana ibyo yivugiye wewe warabimuvugiye rega ni nacyo kibazo abanyarwanda duhura nacyo usanga umuntu amakuru akwihereye ushaka kuyahinyura urayahinyura gute kandi ari we uyakwihereye niba umuntu akubwiye ngo aryamana na Yesu aba afite uburyo ki baryamanamo yego kandi burya ba Yesu ni benshi urumva yego hari nk'uwitwa Yesu Yusito hari n'uwitwa Yesu uhera ubundi Bibiliya igaragaza ba Yesu bane nuko mbibagiwe uri kubyumva neza yego ese Bibiliya igaragaza ba Yesu bane Mariya yabyaye bane ntago ari icyo ndi kukumvisha ko umuntu ashobora kuza akakubwira Yesu ariko ari kwivugira nka Yesu Yusito noneho twebwe tukagira ngo ni Yesu wabyawe na Mariya asamye inda ya Mwuka Wera yego icyo mama chance azira nta kindi ni ukuza avuga amagambo aremereye acanga n'abanyabwenge ngiye kwibaza rero iyo uvuze bino bintu ugeze kwa ngo wakemera ko ari umuhanuzi ko ari umunyamasengesho ko nakemera ko ari umuhanuzi n'umunyamasengesho batandukaniye kuki kure baratandukanye se ahubwo bahuriye hehe umuhanuzi yaba umunyamasengesho ariko umunyamasengesho ntiyaba umuhanuzi guhanura ni impano uhabwa n'Imana noneho ushobora guhanura Imana iguha impano y'ubuhanuzi igashamikiraho n'izindi mpano nk'urugero gusengera abarwayi bagakira urumva impano z'ibitangaza nyine zikatangwa n'uwo Mwuka Wera wa gihanuzi hari n'uhanura gusa atanasengera umurwayi ni ukuvuga rero aho ngaho ni nayo mpamvu mama chance yagiye ategwamo cyane nk'igihe yavugiye Jack azakirira ntago aricyo yakiriye cyakiriye ariko akize muri aya matariki oya ariko yavuze ku itariki zingahe se mwagiye mureka gusasira ibintu mutazajya muyobya abantu iyo tariki ntago Jack yayikiriyeho kabiri mama chance yagiye kwa Jack amwemera ariko abona haza kuza abantu batuma Jack atagumya kwemera nde mama chance yego urumva rero niyo mpamvu nakubwiye uti mama chance yambwira ko ari umunyamasengesho ariko ntago yambwira ngo nzarinda mpfa ntemeye ko ari umuhanuzi asunde wowe wibarahe inde wowe uri umunyamasengesho uri umuhanuzi mu buhe buryo nyine nkuko ngiye nkubajije mu buryo bwawe wowe uri mu ruhande rw'abanyamasengesho cyangwa uri mu ruhande rw'abahanuzi mu buhe buryo nyine ngo nkubaze ubwo mu buhe buryo hari uburyo bungahe bwo kubaza icyo kibazo icyambere ngiye ndi umuyutuba abantu barabizi ndi umusesenguzi mu nkuru n'ibiganiro bigiye bitandukanye rero no mu buzima busanzwe uri umuhanuzi cyangwa uri umunyamasengesho mu buzima busanzwe ngiye ndi umushumba kandi umushumba aba afite impano nyinshi cyane bwabyo agisukwaho amavuta hari ibintu yemererwa gukora uwo munyamasengesho n'umuhanuzi badakora
nemerewe gusezeranya, yego, nemerewe kubatiza, nemerewe no gushyinguza no kwimika abandi bashumba. yego, ubwo rero muri ibyo byose nkubwiye no gusengera abana batoya, yego, muri ibyo byose nkubwiye ntago umuhanuza byemerewe, nta nubwo umunyamasengesho abyemerewe. amashanse se wigeze ufata umwanya wo kumusengera byibuza mu buhe buryo? kimara kumva inkuru yuko yahuye n'icyo kibazo? ukiheza icyo kibazo bavuze ibintu byose bivuzwe kuri social media wasajya usenga ntiwasaduka ubwonko. akuma amashanse ari umuntu wawe nimenya ko afite ikibazo nzamusengera kiri, nzahita nihutira kumusengera, ariko ntago nasengera umuntu ntaramenya ko ibiri kuvugwa ari byo. kuba Jackie biri kuvugwa ko cyangwa se nawe ejo bundi yaragaragaje ko yakize, yaba ku mbuga nkoranyambaga kuri social media akabigaragaza, akanazana live za zindi ziwe, akanashitinga umuntu ngo yavuga ko amuroze, yavuze ko atuka muri famille imwe. Kuba Jackie yaraje agakora ibyo bintu akagaragaza nk'umuntu wakize, ariko uyu munsi uri kumva nyuma yuko Jackie nyine agaragaje nk'umuntu wakize, uyu munsi akaba indaya Yesu yasihura n'icyo kibazo, turabihuza dute rero? Nubwo Jackie yagaragaje ko ari nk'umuntu ukize, wakize, ariko uyu munsi ntiyakize. Ariko yarakize, indaya Yesu yarwaye. Hoya, n'ubu Jackie ararwaye. N'ubu aracyarwaye. Uheruka kuvugana nawe? Ubwo yarorohewe icyo gihe, wenda yarijaje yaranoroherwa, ariko ntago ubu ngubu agikize. Rero inda ya Yesu ntago nahamya ko irwaye, kuko sindabimenya. Kandi uriya mama wiyitiriye inda ya Yesu, ese wagize ngo umuntu kwiyitirira inda ya Yesu nubwo avuga ko ngo yabeshyewe? Ngo yarabeshyewe? Ngo ntago yabivuze. Ngo ni akantu abanyamakuru bakase ngo bagashyiramo, tuwe n'urugero yatangaga. Rero ni ukuvuga ngo uyu wiyita inda ya Yesu yaraniyise n'umuzimu, yego, ntago cyaba igitangaza nisarishijwe bibaye ari byo akisarisha. Uraza bavuga ngo nuza wa Yesu n'umusazi wa Yesu, sinzi ijambo ry'abakurikiza bimwe mu biri kungora, azavuga ko yahuye n'iki kibazo kubera Yesu. Kubera Yesu ko si ibintu byose abivuga. Rero ni ukuvuga ngo aho ntago byaba igitangaza, yego, ahubwo byaba bigayitse binasebetse, kuko yakuyemo imyenda akambara ubusa. Sinibaza ko Yesu yakundira umuntu yatumye ko yakwanika amabere ku gasozi. Sinibaza ko Yesu umuntu yatumye yakwemera ko afata ubwambure bwe none hari n'umugore. Burya ubwambure bw'abagabo bwo baba bwambaye kabiri. Siriya ko yemeye ko agira anajya ngo mu kabari yigize indaya, ni gute atakemera ko akora n'ibyo? Hoya birerega ni nagatwiko. Nagatwiko. Wari utuvuze ngo ubwambure kugira ngo ikintu yavuze, bivuga ngo mama shanse ikintu cyaje kumugora rumwe mutabonye ni ibintu bitatu. Yego. Ikintu cya mbere cyamugoye, yagiye akoresha imvugo atazi ko zizamurusha imbaraga. Noneho biza kurangira ubwo azibura icyo bita ubusobanuro. Yego. Mama shanse aza kongera gushaka kwikura muri bya bibazo we yitayemo. Yego. Biramunanira nabyo. Asanga ibintu byafashe urundi rwego. Yego. Mama shanse arangije ashaka noneho no guhita aba nk'umusiniya kuri YouTube noneho. Avuga uti nta rutangira nyifite ntaki, reka noneho nkore byanyo gukora. Birangira nabwo bimunaniye. Yego. Nge naje kubibona aho avuga ngo Imana yaramubwiye ngo ajye atanga ibiganiro ku wa gatatu, ariko nge nzi ibiganiro yagiye atanga atari ku wa gatatu. Byinshi. Kandi yaravuze ngo Imana yaramubwiye ngo ajye atanga ibiganiro ku wa kangahe? Ku wa gatatu. Noneho ngewe nzi n'igihe yagiye ashaka no kubiduha, ariko akabona ni nko ku cyumweru, akabona yaba yitayemo turamurungurutse cyane. Agahita avuga uterega Imana ntibikunda byo muri iyo minsi, utikiretse ku wa kangahe? Ku wa gatatu. Rero ubundi mu mateka y'Imana ya Isiraheli, Imana yacu, Imana y'abarokora, Imana twizeye, iyo twigishijwe tukabwirizwa tukayizera igakora imirimo, ubundi ntago igijarajara. Iyo Mana ntigijarajara. Noneho ntago ivuga ari uko bakubise amabubura. Nta nubwo iyo Mana ivuga ari uko bakoresheje izindi tekinike. Hoya, ni Imana itajarajara. Iyo ivuze irasohoza.
rero mama Chance we yaje kwitega imitego myinshi. Ikindi uyu mubyeyi mama Chance afite ibihungabana ry'idini yakuriyemo. Yego. Iryo hungabana naryo arari rifite. Ikindi akagira ihungabana rya ba Prezil na ba Bikemu babanje gukorana akaba ari bo ba mbere baza bakamusatura bakamudarapa. Wibuke ko byavuzwe ko yari umugore wa Prezil baryamanaga. Urumva? Yego. Wibuke ko uyu nguyu baje gushwana agira toroma y'imishwanire ye na Prezil. Yego. No kuza avuga uti Prezil wowe wibuke ko wandongoye. Nabyo biramunanira. Ahubwo agumya bishira mu tuntu utamenya tw'amarenga ngo Prezil ngo umenye ko ngo mbitse ibintu byawe ngo mvuze ngo uzavugwa n'abandi ngo nyine agashiraho utwo tuntu tw'iki tw'amarenga turaho tudashinga ntitunabyine kugira ngo we yereka abantu ko mbese no kuvuga ngo ni umumama washidutse yisize icyasha. Sibyo? Yego. Kandi yere kubeshyera izi social media kuko niwe wabanje kwidarapa avuga ko ari umuzimu. Mama Chance we wivugiye ko ari ikiganiro yakoze aravuga ngo ntajya ajya ku marimbi nari nicaranye nawe icyo gihe. Ariko nyamaze kwa Gogo yagiye yambaye naga. Aza avuga ko yakoze n'igitaramo ku irimbi. Ngana muteruye. Urumva icyo kintu? Yego. Icyo kintu uri kucyumva? Ndi kucyumva. Ni ukuvuga ngo uyu mugore yagiye yitegesha utuntu twinshi. Yego. Kandi dukomeye tuzanamutamo uhereye none n'ibindi bihe. Rero ibi bintu yanakoze ubwabyo bimurusha n'uburemere bw'ubwonko bwe. Baramutse bavuze ko yanasaze nawe akabyemera nje ntibyantangaza uretse ko nahita mbabwira ibintu 50 naho ibisazi bikomotse. Yego. Ni ukuvuga ngo hari umunyarwanda aciye umugani avuga ngo ukina urya ugahaga. Urumva? Yego. Nuvuga ngo iyo ukinnye urya rero ugahaga kinisha kuryama ugasinzira. Niyo ukinishe kuryama rero uranasinzira. Bishatse kuvuga iki? Yego. Nuko uyu mama Chance ikintu cya mbere ibintu bimukozeho niwe wicukuriye izo nzobo. Izo nzobo mu kuzicukura ataza kuzicukura yari kuba hari umumama muzima. Yego. Ariko se huraje mu kwezi kumwe ngo uri umuzimu, mu kundi kwezi ngo uri indaya, mu kundi kwezi ngo icyumba usambaniramo na Yesu, kundi kwezi ngo utwite bane, mu kundi kwezi ngo ugiye gufasha abantu. Uteruye abantu bajyanye mu misozi bategereza uwufashije baramubura. Ukundi kwezi ngo indaya Diane nize, indaya Diane nta n'umufuka w'umuceri wayihaye. Ukundi kwezi urumva uraje urumva ngo wari uri mu bitaro bya Eyari ngo umudogiteri wakuvuye Nantwane Rutayisire. Ukundi kwezi uraje ngo Jack azakira kuri 10 na zingahe. Ukundi kwezi ngo impamvu Jack atakize ngo nukubera yuko ngo ngo bamujyana hatagenewe. Ukundi kwezi urabuze. Ukundi kwezi yaje inkuru ngo wasaze. Ubwo se wo ntacyo wumvamo. Reka twigane ku musozo turaza wenda kubikurikirana turebe ukuntu twaza gukora part 2 ya kino kiganiro. Ubu ngo turi kujya kuri tele twari tubanje kubacishizaho tubanze tumenye ese biraza kwa byagenda biti. Rero kankubwira uko kuba byagenda nta nibyo niteze. Ahubwo mama Chance acunge neza atabageze mu gihe cyo kuba yaririte. Reka nkubwire uwitwa Bishop Gafaranga yaravuze uti nge nikwehira izina ry'ubu Bishop kuko nkiryitwa ryaramagiye. Hari amazina abantu bapfa gukinisha. Kwitwa Bishop utarimitswe ngo witwe Bishop ugakinira muri iryo zina yabonye umwaka ngo w'iryo zina igihe bamufungaga. Yego rero mama Chance nawe kwihubutsa akavuga ngo ni indaya ya Yesu ubwabyo ni waba uvuga Yesu yusito. Urumva ntago twigeze tubona Yesu atereta. Yego. Ntitugeze tubona Yesu aheheta. Ntitwigeze tubona Yesu ajya muri ibyo bintu. Yego. Ariko uratinyutse uraje uridarabye. Iyo nda ya Yesu yavugaga twite. Ngo noneho ibaza ngo buri cyumweru arabyara. Ngo buri cyumweru. Jistere kaduhinira ngaha turaza kureba ukuntu tukora ikindi kiganiro tubanze turuhukemo gake. Yego murakoze cyane.